uje unyibutsa ukanyibutsa bya bihe ukanyibutsa ya majoro ukanyibutsa ubuzima bwiza ndetse n'ubuzima bubi kuko burya kugenda n'amahanga utagenda beshwa byinshi wenda nzajya mu Bufaransa ariko mana yanje mbere numvaga ko nanjye nyine ari ikibazo abandi bakajya bakaganira ariko ngiye nk'abantu numva ntashobora kubinjira aziko bajya bavuga ngo izaba imfizi ni igenda bite izaba imfizi ibuva kare buriya ni burane nkasi ntaterese se none banteretse hoye abafite ubumuga ntibitabwagaho bahoranaga amarira n'agahinda barapfukiranwaga bahezwaga mu mitungo bagaherahezwa hirya mu bikari by'iwabo ni mu mararungu mutsindagira icumu y'agacumanza acura imihigo akazirangaza imbere ahageze avuganira abanyarwanda ntabwo yirwa arobanura nta nubwo yirirwa areba ngo uriya ngo arobanure ku butoni wapi avuganira buri wese Reka nongere mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ho muri hirya no hino mu gihugu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwari bw'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi ni Saint Valentin cyangwa se n'umunsi wahariwe umutagatifu Valentine. Ndamwe n'umuntu witonze cyane ariko kandi ngira ngo muraho neza amakuru yawe ni meza yego ni meza nta kibazo ko ufite ubwoba oya nta bwoba ibaze nuyifasha yangiye kwa padiri oya ubundi isaha ku isaha umuntu aba yifashe uko abishaka shaka mbese ushaka wagira gutya mbese bitewe nuko ugomba kuyifata uko wabishatse nk'umusiporutifu okay nk'uwiteguye mbese nta kibazo bitubwira amazina yawe amazina yanjye nitwa Kagira neza Noheli Kagira neza Jean Noheli ni umugabo ndi umusore uri umuhungu ndi umusore cyangwa uri umuhungu oya ndi umusore n'umuhungu batandukanye oya ndi umusore ndi umusore siwe gufasha ngiye kwa padiri nyine ubwo byose biba biterwa nuko nabishatse Kagira neza tugiye kuganira ni mu ntoki umuntu ukubonye bwa mbere kuri televiziyo ya Rwanda TV arakubonye ugiye kumwibwira ngo uri mu ntoki ngiye kumwibwira namubwira ko cyambere na amazina yanjye nayavuze icyo ni kubyerekeye nk'ibyo nkora muri rusange Kagira neza avuka he yes mu muryango umeze gute ese kuri kandi gutyo isanzura ubwabushyire nta kibazo ntabwo mba mfite nge ubundi mvuka mu karere ka Gakenke mu murenge wa Janja mu kagari ka Gakindo umudugudu w'Inyironko ubwo nkaba mvuka mu muryango w'abantu barindwi umuryango w'abantu barindwi yego abakobwa bangahe abakobwa navuga ngo ni batanu yego abahungu ni njye nyine ubwo na mama ubwo rumva twese turi bangahe bari batandatu hari n'akana ka mushiki wanjye kare niwo mukobwa wenyine mu muryango w'abandi ni njye muhungu njye nyine uri umuhungu wenyine yego bashiki bawe ntibakubaha baranyubaha bikaze batari umugisha ni umugisha Kagira neza yes Kagira ne karame meze neza umupira wambaye wanditseho ngo iki uyu mupira uko ubona ubwo wahita ubyibwira pe wanditseho ngera y'amahoro ni gera y'amahoro ubwo ngenda umufana wa polisi ese ubibona nuko biba bihari kwikahise mufana polisi ese ngenda yifana buriya ndayemera cyane urebye na hari inyuma wabona ibyo biraturebe ufana Kwizera Olivier Kwizera Olivier 2018 yes Kagira ne niyo baje gukina hani Musanze usanga
twisanzuye turi gukina turi guseka nkunda n'utuntu two gusetsa oya ntabwo njya mbikora ariko mbese mu rundi ruhande iyo twahuye turaseka tukagira gute ndetse tugakora utuntu dushimishije so wansetsa oya nugaruka ndabikwemereye nzagutera urwenya ese uzabipange duhure umunsi tuvuge tuti uyu munsi uyu n'uyu twirwe turaseka bwire bekada yes Dr. Nsabi uramuzi Nsabi nukumva bamuvuga rimwe yigeze kuzana muri stade twari dufite akazi kenshi ntabwo nigeze mubonaho muri ya minsi ishiri yaraje bomba bavanga iki bavuga Dr. Nsabi bakora iki Nsabi ni mukunda gukora utuntu dushekeje hari akantu ke nakamuzi akantu ke mwibukira ko kana ajya avuga ngo ariko mana yanje ariko mana yanje reka twagiye rero twicaranye hano n'umusportif akaba n'umuhanzi w'umuraperi duhere kuri rap soza abantu muri rap muri hip hop muri hip hop umuntu nasuhuza muri hip hop n'umwe gusa diplomate ni diplomate ririmba twumve none sazi nuko ubu indirimbo mfite ariyo mfite ntararangiza ya hip hop ariko izindi zo ntago ari hip hop ariko nsa naho nazishoje urarimba hakaye gace urarimba hip hop cyangwa urarimba bisanzwe enda nababwira agace ka hip hop aravuga ngo uje unyibutsa ukanyibutsa bya bihe ukanyibutsa ya majoro ukanyibutsa ubuzima bwiza ndetse n'ubuzima bubi kuko burya kugenda n'amahanga utagenda beshwa byinshi muri demokarasi ya Kongo haravugwa iki mu gusigasira abafite ubumuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika se havugwa iki mu gusigasira abafite ubumuga ibihugu byo hirya hino ku isi se ho havugwa iki mu gusigasira abafite ubumuga ko tuza amateka meza yaranze u Rwanda mu gusigasira abafite ubumuga ibyo mbona muri isi ni ibiki ni danje ko ari inshoberamahanga nabonye abantu batameze nk'abandi abagenda bapfukamye mbona abagenda bahumye ego mana ego Yesu abatumva inteko rusange nuko mbumva batajya mu mugoro w'ababyeyi nuko mbabona twe twaraye nabi twirirwa nabi dushaka abafite ubumuga tubakangurira kuva mu bwigunge bibona muri gahunda ya ndi umunyarwanda yaciye umugani mu kinyarwanda agira ati burya koko nyuma y'ubuzima hari ubundi sinenzi ko ufite ubumuga yashobora kubaka igihugu cye harabishoboye nanjye nifatanyije nabo mu kubaka u Rwanda twifuza cyakoze iyi ndirimbo niyo yanditse ni yanjye kuki wahisemo gutanga ubutumwa bumeze gutya ati twaraye amajoro tubize gute abafite ubumuga mu gihe cyashize wenda nari mutoya ariko nkurikije uko byari bimeze hari nk'umwana yaravukaga amara kuvuka agaherahezwa hirya bakamushyira nk'ahandi bita mu gikari bamushyira mu gikari bikaba ngombwa ko atagera ku irembo atasebya imiryango avukamo cyangwa se mu gace avukamo bakamushyira hirya ariko kuri ubu ngubu siko bimeze hari igihe bamusigaga hirya ariko afite ibitekerezo byakubaka igihugu ariko bakamupfukirana batikira dusebya nta nicyo cyavuga ariko kuri ubu ngubu aravuze bati abafite ubumuga nibaje ahagaragara none babaye ya mbere mu gufata imyanzuro myiza yakubaka igihugu hano abo tuba turi hamwe turi gukina aba atletisme aba sitingi n'abandi bakina indi mikino isanzwe baragenda hanze hari abavuye muri Bosnia hari abandi abo turi kumwe bagenzi banjye mu gihe cyashize bavuye muri Maroc urumva ko nta bantu mbese hari ikinyuranyo cy'uko mbere byari bimeze ufite icyizere cyo kuzajya he icyizere ndagifite cyo kujya mu Bufaransa 2024 cyakoze uzaba ugiye gukora iki gukina gutera match ntuza disque na po usura yitera ukagezayo ndayitera nkayigezayo umaze igihe kingana ukina iyi mikino iyi mikino nyimazemo nk'umwaka n'andi mezi nkane umwaka n'amezi nkane kari menshi aka n'amezi ane yego ubikina yego
ni kagira neza uri ijwi ry'abandi bantu bafite ubumuga uyu munsi wa none. Umwe mu bantu navuga b'abantretiዝme bakina imikino itandukanye, umwe mu bahanzi watangiye kwiyakitari nkuko babitubwiye. Uyu munsi wa none mu bakobwa batanu uvukamo na papa na mama, ni bangahe bavukanye ikibazo cy'ubumuga nk'ubwo ufite? Ni babiri. Ukaba nkabo wa gatatu. Yego. Uba wumva nta pfunwe biguteye uri muri society y'abandi? Mbere numvaga ko nanjye mfite nyine ari ikibazo. Abandi bakajya ari bakaganira. Ariko ngiye nk'abantu numva ntashobora kubinjiramo. Ariko ubu ngubu aho nibonye ku rwego ndiho kuri ubu ngubu, baraduhamagara no kujya gukina mu tundi turere. Hagenda nkumva tugatera urwenya n'abandi mbese tugakora ibintu ubona ko ari ibintu byiza cyane. Nanjye nza kwibona ko hari urwego nagezeho. Kuri kubwizo mpamvu n'uwari wese turahura tukaganira. Murabona namwe turi kuganira. Kubera iki? Hari ibintu bita gutinyuka. Hari cyo bita kutiheza. Ntago njya niheza sinyeza nkuko mbere byari bimeze. Nabashiki banje nabo nuko ni bashiki banje. Ni bashiki bawe. Hano urashaka umugabo? Bombi bafite abana. Bafite abana babyariye mu rugo. Ari nanjye nubwo navuze ngo ndi umusore. Ntago ndi umusore. Ntago ndi umusore kuko si ngombwa kugaragaza impano izo arizo zose zigize. Nanjye mfite umusore w'imyaka 7. Nikada cyakoze. Warabyaye? Ndamufite. Kutabanye na mama we? Ntago nabanye na mama we, nyine ni kwa kundi mu buzima bibaho. Wacokoje? Wakona gucya se ubuni yatekeza ko kajya kagira? Kubera iki? Tubwire duhamye. Azi ko bajya bavuga ngo izaba imfizi ni igenda bite? Izaba imfizi Buvakare. Uri imfizi? Reka da. Ntago bibaho, ntago nabyemera akajyane uri kudutuburi. Oya, ushaka wabyemera. Nabyemera gute? Nabyemezwa n'iki? Wabyemera kuko kubyemera haherwa bemera batabonye. Kuko igihe cyazagera ukibonera. Reka da. Habona iki? Ukabona nyine nkuko mbikubwiye, ubwo ukazabona ibyo nkubwira. Yego. Bamwita kagira neza, umwe mu bantrete, ariko ati naracokoje mbyara umuhungu. Yes. We ntazaba imfizi? Uriya ni nkase. Ni nkase. Ubwo se ujya gutereta bwa mbere, uwo mukobwa wamuterese gute? Uwo mukobwa gutereta, ubundi gutereta ntabwo buri muntu aba afite uko abigenza. Ngira nyine muri make. Oya, reke icyo kiganiro tube tugishyize ku ruhande kuko buri wese iyo ujya gutereta nawe uba ufite uko ubigenza. Kwawe kwihariye. Umaze kuba abakobwa bangaye ngo ndagukunda ngo I love you? Abo maze kubibwira aba ari nk'imikino. N'uwo mwabyaranye? Uwo twabyaranye we urumva ko narabimubwiraga. Ariko ubu ngubu ntabwo bikiri cyane. Reka ubu wumva imisemburo yawe ikora fresh, kumva kubye ki ubona umukobwa atambutse. Naho hari abagabo benshi babona abakobwa batambutse bagakebuka bakakurikiza. Ako kantu kukibura wese akagira n'ukubera nawe se kavuga kubera iki? Nabuzwa n'iki? Wapi? Ntabwo nabura kuko yibonye umukobwa wambaye gute? N'uwo ari we wese bibaho. Buri mwe muhuraye? Ni buri wese. Urumva utabugirira? Uretse kubyihanganira, ako hari utarigira. Ntawe utarigira. Ubwo se bikenewe gukora iki? Nkora iki? Ndabyirengagiza. Unywa amazi?
twabyita kunywa amazi. No kunywa amazi. Bibitse ko twicaye kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, na ahantu heza wasohokera ukagubwa neza. Ni Iris Rwanda TV, ibintu byose ni munange. Yes, tukomeje kwiganirira. Yes. Ameze ubwanwa ryari? Ubwanwa? Abo bwanwa rero ko bureba. Ko nari bwinshi. Ubwanwa nabumeze ari gushira nk'imyaka ingahe? Nk'imyaka 4. Myaka ndeko yaba ari mikeya. Nabumeze hakiri kare. Kandi ibyo bimenyetso by'abagabo. Ujya wicara ko muzazana umugore ukajya uvamagara ngo sherisi. Umugore ngomba kumuzana. Uno muri telefone ufite umuntu utereta. Ngomba gutereta. None se ntateretse nenda watereta? Ntawe. Guteze. Bakobwa bakwitereta. Oya. Ntateretse se none bantereta. Oya. Reka ejo uje mu Bufaransa rero. Nugira mu Bufaransa uzabibona. Ibizungereza bizahita bikurwana kuko amafaranga zaba yarabonetse. Oya na nubu urebye nubwo bitaba ibyo. Ajya bandwanira kuko urabona ndi n'umusore mwiza. Ni umusore mwiza w'ibigango. Anako nta icyo ntwaye se. Ntacyo ntwaye. Abakobwa n'abakurwana nabo mu kigero. Ako urebye ni mu ngeri zose bitewe nuko tugira tumeranye dura tugatindwa nkatera urwenya. Umukobwa wifuza kuzagira umugore n'umukobwa uteye gute, umeze gute? Uteye gute? Wenda hari umuntu dukurikiye baraye tuvuga uti bana biravuze ni gihe byuzuza mu mpaka nimero. Awundi nta umenya ko Imana yagize gute yamupangiye. Ariko ashobora kuba ari umukobwa. Oya vuga uti ndifuza umukobwa umeze gutya. Wenda utabyibushe cyane. Icyambere. Kandi utari muremure cyane. Wenda akaba ari akayobemo gakeya ariko katari gake cyane. Buryo twahora nkamubwira ndabona nshaka kugira umugore. Ariko kandi ari umuntu ufite ibitekerezo byo kuvuga ngo turahuza natwe twubake tugira aho tuva naho twagera. Gusa aba yari muremure cyane. Yabaye ari muremure cyane. Nabwo nubwo mba bivuze gutyo ni mu byifuza ariko umuntu ntagamenye uko Imana yamupangiye. Cyakoze. Ubu muzazana umugore mu mwaka. Byose biterwa n'ubushobozi. Na n'ubu ngubu namuzana. Ubonye ubushobozi. Wakunze kugaruka ku kintu cy'ubushobozi cyane uti mbonye ubushobozi namuzana. Bivuze ngo numara kuva mu Bufaransa uzahita uzana umugore. Maze kuvayo. Oya na mbere yaho nanamuzana. Na nyuma yaho ntago navuga ngo niba mbonye amafaranga ngiye guhita nzana umugore ahubwo ngomba kubitekerezaho mu buryo buhagije. Ntago guhita umuntu abona amafaranga. Ntago ariko guhita mvuga ngo ngiye gukora iki kintu. Ahubwo uramanza ukabitekereza ese iki kintu ngiye kwinjiramo kimeze gite? Ese bizangendekera bite? Kabyegaho bihagije ukamanza ugakora inama. Kibaza nk'ibitekerezo bibiri kimwe ukagerageza buryo ko cyatsinda ikindi. Ko kavuga uti okay kambikore gutya. Muri wowe icyerekezo ufite n'icyifuzo ufite amafaranga menshi wagira uba wumva wayakoresha iki? Amafaranga menshi nagira. Amafaranga menshi nagira. Icyambere urabona nko muri uyu mujyi. Enda nshobora kuzawuturamo. Wampa amafaranga ubwo urumva nukubaka nk'amazu yo akodeshwa. Nkavuga nti cyangwa bikundura umuryango uzantunga ari uzantunga tuntu nk'utu. Ibindi navuga nti reka mpanga ikintu nkicareho kije kirambyarira inyungu gicuruzi. Yenda tugana ku musozo nibutse abantu ko wakora subscribe kuri Iris Rwanda TV, like, share na comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikomeza kutugeraho ku gihe. Watubwiye ngo ufite umwana wawe abahehe? Umwana wanjye
umwana wanjye aba muri Gakenke mu rugo. yego Abana na nyina na mama we. yego Ubu se ariga? ariga. Ubonye abantu bagusapotinga kugira ngo umwana abashe kwiga neza, amafaranga yageza ku mwana cyangwa wayanyweramo hano mu mujyi? Nayamugezaho. Kuko urumva nacyo cyaba kibaye nk'impano muri ngewe. Hari ibyo mba ntabasha kumukorera, ariko ayo mafaranga abonetse urumva nawe yamufasha. Hari umuntu udukurikiye ushobora kuvuga uti nkurikije uko mbonye uyu musore hari icyo numva namuremera namugiraho neza, watanga nimero yawe ku buryo agukeneye ashobora kuba yaguhamagara wenda mukamwavana akaba yagusapotinga? Okay, nayitanga. 078 68 40 980. Yego. 078 68 40 980. Akaba ari Kagira neza Noheli. Kagira neza Noheli. Yego. Akubona inda kwise Noheli. Wabutse kuri Noheli? Ntago mbizi. Ariko icyo nzi cyo papa niwe wanyise Kagira neza Noheli. Yego. Burani kuri Noheli wavutse? Yego. Kujya wizihiza anniversaire? Uwo munsi yo wageze wa Noheli kuri 25. Uwo munsi rwose nanjye urone ngira gutya nkicara ngurumva noneho ubwo navuga nti nanjye mu mpereze ngira ko ngira nuko ka fanta nkakagotomera nkavuga nti nanjye umunsi ndawijihije inyama nziza ikangeraho. Cyakoze unywa fanta? Nywa agafanta agasembuye. Oya ntago njya ndebaho. Ubusa umuhungu wawe ubona azaba muremure we? Umuhungu wanjye se ko ari igisore kwa nsumba. Reka ubu ntabwo wari ufite ko wabyara umwana mungana? ntago ari ubwoba. None se amahirwe mfite si ari umuremure utayafite? Barahari benshi. Barahari nk'ubu reba ndi kuvuga ni muri wenda 2024 wenda nzajya mu Bufaransa. Ariko se hari umuntu muremure uvuga uti udateganya no kuzagera i Kigali? Ariko njye ndateganya kuzaharenga. Kubera iki? Nundeba ndi mugufi. Nicyo kibazo. Ariko kuri njyewe byampesheje iki? Amahirwe. Hari urwego bigomba kuzangezaho. Kandi nanagezeho. Wagezeho? Atari byiza? Ni byiza. Yego. Kagira neza Noheli. Yego. Ariko gihaguje ubuti ndakomeye ngewe. Uhagara hano kuva muri kamera gutya uti ndakomeye gutya. Bivuge bibere kuti ngenda komeye. Oya mba nkomeye nibigaragara. Reka kandi nababyumva no mu mivugire ndakomeye. Biragaragara ifite icyizere rwose. Dusoza. Yego. Ijambo rimwe ku bantu badukurikiye wababwira? Nko biryerekeye. Dushaka. Ijambo nababwira ni ukuvuga ngo buri wese ahava akagera agomba kubaha mugenzi we. Akamenya ko niba hari umuntu azi ufite ubumuga wavukanye ubumuga cyangwa se wabugize nyuma, akamenya buryo ki uko agomba kubana nawe. Kuko ejo hari igihe ariwe wazaba ari we uri kuvuga uti reka nkufashe mu tubazo ufite cyangwa se nkugaburire. Kuko rega nanjye ndateganya ko mu minsi iri imbere hari abansuzuguraga cyangwa bambona bati dore kiriya kintu. Ariko ubu ngubu maze kwigirira icyizere, ahubwo icyo navuga ni uko wa muntu uzi bafite ubumuga bakakwiye kumufasha bakamugeza, niba hari ahantu habera inama akavuga bati ngwino mu nama nawe utanga igitekerezo. Cya gitekerezo gishobora kubaka igihugu cyangwa kikubaka n'amahanga. Ari n'akaririmbo sinzi ariko niba twatiriye. Akaririmbo nakoze kavuga ngo abafite ubumuga ntibitabwagaho, bahoranaga amarira n'agahinda, barapfukiranwaga
bahezwaga mu mitungo bagaherahezwa hirya mu bikari by'iwabo, aho iyi migezi itemba yatemberaga ahahoze ubutayu, mu Rwanda rwuje imisozi igihumbi. Icyo gihe ndibuka ko ari bwo Musanze umusaza yadufunguriye amarembo, inzira zahoze zifunze aduha igicumbi cy'umuryango. Iyo ndayikunda cyane kabisa. Ni njye wayikoze, iyo ni yanjye, irakoze irarangiye. Nubwo mvuze agace ariko ni insanganyamatsiko, mu minsi iri imbere bazayumva, nayishize kuri Nusa, ndenda kujya muri studio bazayumva. Ugize amahirwe yo guhana nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yego, ibintu bibiri wamusaba cyangwa wamushimira yakoze? Ibintu bibiri namushimira. Hari n'ikindi kivugo nkunda cyane, kambivuge nicaye. Hari ikivugo nkunda kuvuga, buriya Kagame ni umuntu w'umugabo cyane, ndamwemera. Ariko nkunda kuvuga ngo ni mu mararungu amutsindagira icumu y'agacumanza acura imihigo akazirangaza imbere. Urumva ko nzi no kwivuga. Kandi ni inyamibwa y'intore wabyiniye bashaka mutura umukobwa akamutura umudiho. Ni inyamibwa y'intore. Ahageze avuganira abanyarwanda, ntabwo yirwa robanura, nta nubwo yirirwa areba ngo uriya ngo arobanure ku butoni. Kwapi, avuganira buri wese, kuko tutire tujya kure. None se nk'umutekano, dufite umutekano usesuye kubera nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ikindi niyo mikino turimo, iyo mikino dukinira inaha, iyo mikino ni ukubera we. Iyo tugiye haravuga bati uriya yaturutse, wenda tugiye nk'igihe tuzagendera, ushobora kuzavuga bati bariya n'abanyarwanda baturutse kwande, kwa Perezida Paul Kagame, kubera ko n'indashyikirwa, ni inyamibwa y'intore. Ahageze ntawe umusubiza inyuma, ni twebwe avuganira, ni twebwe agira ate buri kimwe cyose. Ni twebwe urumva bari gushakira amahoro no gushaka dushyira hirya iyi ngiyi, ugasanga ibintu bigenze neza. Amahoro y'Imana bane na muzehe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, umubyeyi w'abanyarwanda. Yego. Kadusoze mujyane, tugushimire cyane. Murakoze cyane, Imana aho umugisha. Twifuriza amahirwe masa, twizere ko nitwongera kuguhamagara mu kiganiro tuzakubona kuganiriza abanyarwanda. Nta kibazo. Ariko se mbasuhuze. Okay. Murabinyemereye cyane. Abantu ba mbere nasuhuza, ni abantu batuye mu karere ka Gakenke. Ejanje. Abandi nasuhuza, nasuhuza umuhungu wanjye, amwita Itanga uko ishatse Aime, imfura yawe. Yes. Abandi nasuhuza Dr. Eric na Dr. na Muganga Dani, ba ekipe ya Musanze hano. Abandi ni abo dukinana, Claudine na Josiane. Asuhuza na bashiki banjye bose aho bava bakagera, na Mary wanjye, bamwita bampora iki telefoni. Yitana na bampora iki? Bampora kuri amuzi? Edouard. Eka. Kweriko. Ni umumama mwiza rwose, umumama wambyaye urumva atari mwiza. Ndabashuhuje nkavuga nti Imana ibahe umugisha, n'abanyarwanda bose banyumva, Imana ibahe umugisha. Nkasuhuza n'abari muri Nyange, aho muri Nyange nabo ndabasuhuza. Abazi? Cyakozuza abantu benshi. Ndabazi cyane. Ntugafata uzanyibuke. Numara kugafata. Yego. Imana yakwibutsa ikaguha agafaranga, wanyura ukavuza ihoni, uzajya uvuga ati uyu muntu kamwibuke. Nta mpamvu guhera aka kanya. Ntuza njya mukunda Yongwe, akunda kuvuga ngo nayidigiri mini dig. Urako kantu ndakamukundira. Nayidigiri mini dig. Gukira ni nonaha, icyo wasengeye cyose ni nonaha. Nanjye rero ni nonaha, kugira ngo duhure ni nonaha. Bibaye nonaha, bibaye digiri mini dig. Guhera aka kanya tubaye indashyikirwa, tubaye intore zirusha intama. Guhera aka kanya ubwo hari icyo twiyemeje. Imana izadufashe dukomeze gutya,
tuzahane n'inka n'amafaranga. Ndabashimiye. Murakoze cyane. Tubashimire cyane n'ikiganiro cyiza twagiranye na n'uyu mugabo Noheli umusore. Mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao.